se sheri kumona business iri muri homba ikibazo ni iki urakopa mbese niba udakopa uri kumva akaba nta bantu bakwiba ibintu bibiri kujya hehe amafaranga naguhaye ko muri hano rwose nta kintu cya kabiri gisigaye kandi dore icyo dupfa ni icyo ngicyo ngenda kubaza ikibazo cyari muri business kugira ngo menye uburyo ngikemura ngo reka ngo wiri kubimbwa ngo tureke ibyo ngibyo ikibazo cyari ni iki umuntu yagize yaraje afata ibintu se kubwira ko hari umuntu bimwatse ari igihe cyane yakwishyura ukambwira bose ntabwo ikibazo cyari ni iki ntabwo wambwiye ko ibintu byo gukopa wabiretse nese ni umushuti wanjye kandi ngiye ntabwo nayabivuze nayabivuze njya kugushingira business nyine nari gushingiye abashuti bawe mwiganye abo mwabyirukanye bose bajye baza nyine iyi babitware nyine batwara imitungo yanjye nicyo nakuzaniye hano muri business uzi ukuntu amafaranga yavuriye uzi ukuntu ayo mafaranga yavuriye ntabwo ndi umwe muri ba bana bahabwa amafaranga n'iwabo abana bavuka bagasanga baba barabateganyirije njye amafaranga ninjye wayavunikiye ku giti cyanjye simva impamvu wayajyamo ukayapfusha ubusa gutyo gusa ibintu ku mafaranga yanjye aho ngaho ugishyiraho ushobora kuba utazi nawe bane wenda tuvuge ayo madeni nakopye nese ubu se turya nese uri inzu sinyishyura umuriro ibiki nese ubu nta kintu nkora urahahira ubu hari uko nakubaza amafaranga ukeneye mu rugo nk'ayago ukajya guhahira ukwezi nese niba umaye ukwezi inzu ukwezi kwashize ninde wakwishyuye ujye ubona ibisubizo umbwira kuba warishyuye inzu ukwezi kumwe niyo mpamvu amafaranga hano nashoyemo yahise ashira yashize gute ubu ntabwo ntanabwiye ko n'ibindi nabitumisha batari batanga ndi kubibona nyine tu inzoga zirimo do amakaziye ntabwo abereye aho ngaho ntabwo amakaziye abereye aho kuko akushyira ibintu rwose ukaza umbwira nabi ikigo mbari cyane cyose kigiye kurakara ngiye ntabwo utangiye kuvuga ibyo bintu ngaho mbwira rwose ndakumva mutemba ashyushye icyo gukundi ugiye kurasima ariko mbega umugore shamba rindi yarongoye pe yari ese basi kuba nagushingiye business igakuza n'amahanga nuko mpanga birajya ngo byibuze amafaranga ngewe nkorera byibuze nawe ugire andi ukorera uzane mu rugo rwacu abashe kuba yadufasha ushaka umukozi ngira umukozi nishyiraho mu rugo njye nuza hano ahangaha ku kabari bananiwe cyane n'ibyo umaze kuhaga nyine uburyo amakecapu amayoneza ifiriti keza inkoko nziza niyo ugiye gukina ese sheri hari ubwo mperuka no kurya inkoko ngenda nayikumbuye ese sheri umunsi wariye iki se da wariye agafi ni iki nariye salade yonyine wabuzwa n'iki se shaka kubyibuha ni uzi ko uyu munsi nanyweye amazi arimo indimu ese niba ushaka kujya kuri regime ngenda bishaka reka nkubwire ibyo ngibyo simbyitaye aka kanya nguhaye ukwezi kumwe mbe nabashije kubona byibuze iyi business irimo bino bintu n'igishoro naguhaye uri kukinyereka gutya byibuze ibi birimo bizaba inyungu y'amafaranga naguhaye ndi kumwe ngo nishyura inzu njye nigeze gutegeka kunyishyurira inzu yansubize wowe yansubize unyagusubize noneho ndangure urangure amafaranga wishyuye inzu ibihumbi 40 niyo urahita ushyiramo hano bigahita byuzura igishoro nabwo kirongo nese harimo make sangana sheri reka ndahindi buyaguhe ariko ukwezi kumwe konyine mbone iyi business iri gutera imbere nkuko twabivuganye imbere yuko uyiza nyine ukwezi mfashe no kwishyuza abandi n'amadeni ujya kubakopa njye ntabwo mbyitayeho n'abashuti bawe mwariganye n'amariganye se akaba ari inshuti ze gute batakwishyura
uje uzagira ubwenge bigenze bite nese niba umushuti wanjye igihe yaraje arambwira ati shiri wiwe waje kumusura araza yazanye n'abandi bashyitsi akamubwira mu inzoga barayama umukobwa akaba yarambwitishije we yamubwira ati reka azayanywe bahenge kwa buri cyumweru nubwo nari narangije kubikubwira ndavuga ko yagari icyumweru kitashira bwacyo nzishirika mubaza wamukopye inzoga zanga ni make mwangaye 22 ese sheri ajya nza kugusura iwanyu wanyakirije iki usigaye no kunyorera umbaza ibyo nakwakije abandi bajya kubasura yego bakabahiriza ibihumbi 20 none nuko waza uri wenyine nese niba abandi barazananye n'abashuti babo noneho inzoga nigeze nakirizwa habe n'inzoga y'inzoga nigeze nakirizwa inshuti zawe ziri kwakirizwa 20 no bivuye no kwikopira reka mubwire ukwezi ukagiye kugasunza kugiro naho gasuzuguro gaturuka ubundi kugeza akakanya kubwiye ngo ukwezi kumwe nzaje maze nzabe namaze kubona igishoro cyane